Izangiritsa ni ingwa zitandatu, ingogo ine, n'izindi zisushwe nazo zanagiye, ibyo mu nzu byose ndabibona burandarara hanze. Imvura ibintu byose yabijyanye, umugazi gwabijyanye, nta kintu narokoye nagiye kubagara. Ujya ubuyobozi buradukunda badushishikarije cyane ngo tuve mu mubande mbega tukumva ko batwanga mvuga ko umuntu wese utuye mu mubande akwiriye kuvamo akajya mu mpinga. Tubaye ikaze mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Midimari mu nshingano zayo z'imicungire y'ibiza yatashye ku mugaragaro igitabo cyitwa The National Risk Atlas of Rwanda, ni ukuvuga igitabo gikubiyemo amakuru atandukanye agaragaza ahantu hashobora kwibasirwa n'ibiza. Muri iki gitabo ariko harimo n'inama abantu bagirwa mu rwego rwo kuba bakumira ibyo biza hakiri kare bitarabagiraho ingaruka. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibiba bikubiye muri iki gitabo n'icyo bizamarira abanyarwanda muri rusange. Ikaze mu kiganiro cyacu. Kuwa kane tariki ya 10 z'ukwezi kwa 9 2015 Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi Midimari yamuritse icyegeranyo cyashobora kwibasirwa n'ibiza mu Rwanda. Ni igitabo cy'amapaji 191 gikubiyemo amakarita agaragaza ibiza bishobora kwibasira buri karere mu Rwanda. Hakaba handi harimo n'ibishobora kwangirika igihe habaye ikiza runaka. Iki gitabo kandi kinagaragaza ahantu ndetse n'ibyago byo kwibasirwa n'ibiza, ariko kigasozwa kigaragaza inama n'ingamba zafatwa mu gukumira ibyo biza. Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi arasobanura muri make bimwe mu bigize iki cyegeranyo. Harimo amakarita agenda agaragaza muri buri karere ibiza bishobora kuhibasira. Urebye rero muri makeya urabona ko uturere tugize intara y'Iburasirazuba dushobora kwibasirwa n'amapfa, bikaba byaragaragaye cyane no mu gihembwe cy'ihinga cya B. Mu bihingwa byakwibasirwa harimo ibitoki, harimo imyumbati, harimo ibirayi. Mbese ubona ko muri turu duce tw'u Rwanda niho hagaragara ikibazo cy'ubushyuhe bwinshi, bikaba byaboneka rero ko amapfa yabo. Mu turere turi ku isunzu rya Kongo Nile, kuba mu burengerazuba, amajyepfo no mu majyaruguru, ko twakwibasirwa cyane n'inkangu. 40% by'abaturage bose b'igihugu bashobora kwibasirwa n'inkangu, haba ku gipimo cyoroheje cyangwa se ku gipimo kiri hejuru. Ikindi urabona ko uturere twugarijwe n'inkangu cyane ni Gakenke, ni Karongi, ni Muhanga, ni Ngororero, ni Nyamagabe, Gicumbi, Nyamasheke, Nyaruguru, Rusizi na Rutsiro. Ibi biza kandi ngo bishobora no kwangiza ibikorwa bitandukanye nk'amavuriro n'ibindi bikorwa remezo by'ubuvuzi bigera kuri 234, n'amashuri 1478 nayo ashobora kwibasirwa n'inkangu. Ibirometero 553 by'imihanda ya kaburimbo ndetse n'ibirometero 691 z'imihanda isanzwe nabyo bishobora kwangizwa n'inkangu. Iki gitabo kinagaragaza ko abaturage bagera kuri 2,000,000 ndetse n'800 bashobora kwibasirwa n'inkubi y'umuyaga, haba ku kigero gito cyangwa kiri hejuru, ndetse n'ibikorwa remezo bijyanye n'ubuzima bigera ku 148 n'amashuri agera kuri 882 nabyo bishobora kwibasirwa n'inkubi y'umuyaga. Mu bindi byagaragaye muri iki gitabo ni uko uturere turi mu burengerazuba two byagaragaye ko twakwibasirwa n'umutingito. Iki cyegeranyo kiragaragaza yuko hari uturere dushobora kwibasirwa n'umutingito ufite ubukana butandukanye. Igice cy'uburengerazuba bw'igihugu biragaragara ko aricyo cyakwibasirwa n'umutingito cyane kurusha ahandi ku kigero cyo hejuru, mu gihe ibindi bice bisigaye by'igihugu byo bishobora kwibasirwa n'umutingito ariko ku kigero kiringaniye. Ibyo nabyo ngira ngo ni ibintu twakuze no kubona byanabaye duhere no ku mutingito wawe ushize, ngira ngo uko abantu bari za Rusizi, Nyamasheke uko bawumvise ntabwo ari uko uwari uri Kigali yawumvise. Uturere twegereye imigezi itandukanye nka Nyabarongo, Mukungwa dushobora kwibasirwa n'ikibazo cy'imyuzure. Ahangaha bikaba byarakunze kugenda bigaragara
kuko aho twigeze kugira ikibazo muri Rubavu kubera umugezi wa Sebeya, bya Nyabarongo, Nyabisindu, bya Mukungwa na Kagitumba. Iki gitabo gikubiyemo icyegeranyo kigaragaza ahashobora kwibasirwa n'ibiza mu Rwanda cyatangiye kwandikwa guhera mu mwaka wa 2013 ngo cyakozwe binyuzwe mu bushakashatsi bwimbitse. Ibikorwa by'ingenzi twakoze hari gukusanya amakuru. Nicyo gikorwa cya mbere twakoze, cyanafashe umwanya munini. Amakuru arayo dukura mu bigo biyafite nayo dukura kuri field cyangwa kuri tere ahantu agiye ari ajyana n'ibiza byagiye baho kera kuko abantu babyifashisha. Birangiye noneho dukora akazi rero ko gukora analysis, isesengura noneho ry'ayo makuru tugendeye ku buryo bw'ikoranabuhanga bwerekana uhereye ku makuru yabayeho kugira ngo ubone noneho aho ibiza bishobora kuba bitewe naho byabaye. Icyo kirangiye, icyakurikiyeho ni ukwandika raporo. Noneho rero ni igikorwa cyanyuma cyo kugira ngo ibe imprime ize ari igitabo noneho kigaragara. Ibyo nabyo birangiye rero hari no gushyira hamwe amadone yose yakoreshejwe kugira ngo abe mu buryo bwabikwa mu buryo burambye, noneho azanakoreshwa n'ikindi gihe. Amakuru akubiye muri iki gitabo agenewe gufasha abaturarwanda muri rusange. Minisitiri w'imicungire y'ibiza n'impunzi aravuga ko buri wese agomba kumva ko aya makuru amureba. Iki gitabo ntabwo ari igitabo cyo gushyira muri tiruwari, ni igitabo kije kudufasha kugira ngo turusheho guteganya, turusheho kubaho mu buryo tugira ubudahangarwa buhagije ku biza. Amakuru yarareba buri muntu wese, kugira ngo ikibazo cyo gukumira ibiza, cyo kurwanya ibiza ntabwo ari ikibazo cy'umuntu umwe, ni ikibazo cya buri wese. Aya makuru arareba abayobozi, aya makuru arareba abayoborwa. Wagenda akareba ku makarita ahari ugasanga yuko aho utuye wenda ejo bundi cyangwa ejo bundi buriya ubwo butaka buzatsuka ugakubitana n'inkangu, ese urabigenza ute? Ngira ngo ibi ngibi nibyo duhora tuvuga. Abantu batuye mu manegeka, ni ukuvuga abantu batuye ahantu hitegeye urupfu, tuvuga ko nta burenganzira bafite bwo gukomeza kubaho mu buryo bushobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga. Hari abashobora kuba bishoboye bakeneye guhabwa amabwiriza ahamye kugira ngo bave aho hantu bitegeye urupfu. Urumva rero rwose tugize Imana ko iki cyegeranyo kibonetse ku buryo navuga bwa siyanse, atari ukuvuga ngo ni ugupinza cyangwa se ngo nibyo umuyobozi runaka meya yihimbiye ngo agiye kunyimura iwanjye. Biragaragara noneho ni ibintu bidahimbye, ni ibintu byizwe. Ngira ngo abaturage babikangurire, namwe abanyamakuru mudufashe mubakangurire bye kuguma mu bitabo, kuko iki gitabo kije kugira ngo gifashe abantu kurushaho guteganya. Iki gitabo kigaragaza ahashobora kwibasirwa n'ibiza mu Rwanda kibanze ku moko 5 y'ibiza bikunze kugaragara, ari byo amapfa, inkangu, imyuzure, umutingito n'inkubi y'umuyaga. Gusa ngo mu gihe kizaza ngo n'ibindi biza nabyo bizakorwaho inyigo. Ibiza twafashe 5 by'ingenzi, ntabwo ari ukuvuga yuko twarangije ibiza byose mu gihugu. Ibiza dufite mu Rwanda hose biragera kuri 11, ariko twafashe 5 bikomeye. N'inkuba zirazamo zaza ari za 6. Tukaba ubungubu ari byo navuga UNDP yavugaga yuko kwiga iby'inkuba byadufataga ubushobozi bunini cyane, ubushobozi mu by'abantu tutari dufite abantu itari henshi, ariko dushaka gutangira. Kandi nk'uko UNDP yavuze mu ijambo ryabo, bavuze yuko ari byo projet ya kabiri tugiye gukorana nyuma y'ibiza 5, kugira ngo mwumva uburemere twahaye inkuba tubishyize ku rwego rumwe n'ibiza 5 turangije. Iyo igiye kuba umushinga kwawo, tuzareba uburyo twafasha mu kurinda abanyarwanda. Iki gitabo kigaragaza ahashobora kwibasirwa n'ibiza mu Rwanda cyatwaye amadolari y'Amerika angana n'635 na 350 ku nkunga y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe iterambere UNDP, umuryango w'ubumwe bw'Uburayi European Union na banki y'isi World Bank. Abahagarariye imiryango yateye inkunga ikorwa ry'iki gitabo bavuga ko biteguye gukomeza gushakisha inkunga kugira ngo n'ibindi biza bikorerwe inyigo kandi hanashyirwe mu bikorwa inama zo gukumira ibiza zikubiye muri iki gitabo. The book contains a number of recommendations, and the Minister
has already made the decision to implement several of these recommendations and transform it into an action plan. We will be looking forward to supporting that action plan. One of the lines that we have been discussing is to tackle the issue of lightning. That is one concrete aspect in which we want to look at a feasibility study and options that could provide solutions to that problem. We will be engaging our development partners, European Union and others, to see if we can mobilize the resources that are needed for further support. But indeed, the intention is there to continue, not stopping at the book, but implementing the plan that follows it. Minisitiri w'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi arasoza avuga ko kuba buri karere karamenye uko gahagaze ku bijyanye n'ibiza byahagaragara bizafasha mu kubikumira no kugabanya ubukana byakagombye kugira. Ubu rero naho byagaragaye yuko buri karere gashobora kumenya kati icyo twitegura, icyo dukumira ni iki ngiki. Bigendeye ku nama tekinike minisiteri yabagira bakamenya uburyo kibitegura. Biradufasha rero kuko buri wese nategura bizatuma ku buryo bw'urwego rw'igihugu ya mafaranga yagendaga mu bijyanye no gusana ibyangiritse, mu bijyanye no gutabara bahuye n'ibiza azaba yagabanutse. Kuko nabibabwiye ifaranga rimwe utanze mu guteganya rituma ushobora kurengera amafaranga arenze 100 mu kuza kurwanya bya biza bizakubaho. Iki cyegeranyo kiradufasha. Ubundi imbere umuntu aribazaga se ibiza wabiteganyiriza gute kuba utabizi, ariko ahangaha kino cyegeranyo cyaza kudufasha kugira byibuze aho twahera duteganya, duvuga tuti dukoze bije yo guteganyiriza gukumira ibiza. Concentrated in areas of agriculture, energy and governance. Turabashimwe babonye natwe mu kiganiro cya Minisiteri y'Imicungire y'Ibiza n'Impunzi. Mwiboneye ko Minisiteri mu nshingano zayo z'imicungire y'ibiza yatakeye ku mugaragaro igitabo gikubiyemo amakuru y'ahashobora kwibasirwa n'ibiza. Hakaba ariko hari n'ahantu bigaragara ko abantu bashobora gufata ingamba mbere y'uko ibyo biza biba kugira ngo babikumire hakiri kare bitaragira ingaruka ku baturage n'abaturarwanda muri rusange. Mushobora kubibona kuri site web ya Midimari. Reka tubibutse ko ku bindi bisobanuro mwambagara nimero itishyurwa ya Midimari 170. Naho mu kiganiro cy'ubutaha twongeye kwifuriza ibihe byiza.